Nje uriya mukobwa Clara man yagize umuntu uzi ubwenge burenze umuntu winjajwa man nkuko twese tuzi Sabe turamuzi ko ari umuntu wiyubashye ngo yamwubakiye akazu gatoya akazu gaciriritse ngo atarakwiriye kujyana kuri YouTube ngo ntigahwanyije n'ubushobozi bwe si ngombwa kumumenya aya tubire ko tugwema n'umuntu mukuru tutaza kurengera oya man Okay, ntacyo reka tumureke gusa hari gukura mu imyaka n'imibare cyambere Sabe si umufundi si umuyedi wowe ni Clara umuvugaho iki wamubona ute kandi impamvu Clara nta namutindaho nta nubwo yuzuye mu mutwe bayida umuntu muzima afata se akamushyira kuri YouTube akamusimbutsa amakeri ibaze ko yasimbutse se akamukura ingofero mu mutwe yego se none ndibaza kujya kuri ya ngo inyota ngo ibiki yarari gusaba abayitubazi ngo bamugurire inzoga ubundi no mu gusaba umukobwa mu bukwe umusaza yambikwa ingofero ntaga yamburwa yego none we yarayimufashe yanayambitse ayimukuramo amusimbutsa amakeri ayifashe mu ntoki yego ndetse niba yaramwambitse umupira umeze kuri kamera utekereza ko nyuma ya kamera yambara umeze ute singa bya bikote byabije iyo bije urumva bitari bugukoreho koko bikora kuri inde wowe je nago njya nkangwa n'imirindi y'imbeba bro imbeba ninde se ndakubwiye ngo sinjya nkangwa n'imirindi y'imbeba ubwo imbeba ninde Clara mbeba Yes, reka nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese bakunze Slim Jesus TV. Mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese mbibutse ko hano kuri Slim Jesus TV niho byose biri kubera cyane muri iyi minsi ngarukanye n'umukobwa wabiciye bigacika umukobwa mwiza ibiki ntago mbizi byaciye n'ibiki yari waciye mimi nanjye ubwo mba ntungwa ahubwo n'uburyo bubivuzemo rubanda ngo bashinja Mimi ngo harya ngo ntabwo ngo ajya ahindura imyenda Yesu yakuriye mu ikanzu imwe bro ejo bundi harya nari ndi kuri Joyeze ari byagenze bitarya nababwiye ariko kubera icyo mubazwa nuko Mimi adahindura imyenda kandi na Yesu yarakuriye mu ikanzu imwe yaje ndababwira ati umuntu bizababaza ko ntahindura imyenda azajya Kimisagara cyangwa ajye ku Gisozi arangura ibaro yose ayinzanira ambwira ati jya uhindura ubundi nabona ntahinduye azabimbaza wese ntabwo akigirayo njyewe se niba ntafite ubwo bushobozi nkabamara mu myenda imwe bikaba bibababaza kubera iki mutagenda ngo mungurire ibaro y'imyenda muyinkirire mu rugo ngo Yesu yakuriye mu ikanzu umwe niyo mpamvu nawe uzakurira ahubwo ubu none abafatiye ingamba bro nta nubwo nzongera guhindura imyenda ubu ngiye kujya mpora nza gutya uzagurya gutya ariko Mimi ukabije kwitonda muri iyi minsi muri no minsi tu ari akabeho ka danje nawe ngira ngo kubibona akabeho kariho abantu baritonda se byatari imana uba wakubiswe ingingo zose ziba zegeranye okay Mimi so mukanya kashize waje wari kureba ikiganiro yego Clara hangati uyu mukobwa ngo ajya ncanga mu mutwe ngo kintu uriya mukobwa mupfikiwe uriya mukobwa nta kintu mpfa nawe gusa man nje uriya mukobwa nabonye ntazi imiterere yiwe nje uriya mukobwa Clara man nje kumuvugaho pe yagize umuntu uzi ubwenge burenze umuntu winjajwa man uvuga ibintu sinzi tekereza ko mushaka kuba mwicaranye yego mukavuga ikintu ari kucyumva ari gutata mukanya kumva abishize kuri cano yiwe man kanya kahita bigira ikiganiro reba nk'ukuntu yifasha agaserereza Sabe yego nk'ukuntu twese tuzi Sabe turamuzi ko ari umuntu wiyubashye umupapa ufite umugore n'abana umupapa man ufasha abantu bose abinyujije kuri Simbi TV yego agafasha n'abanyarwanda mu iterambere reba nk'uriya muturage w'umukene yubakiye yego abantu bagakwiza amagambo uriya muturage w'umukene yubakiye ariko nanone abantu ni Tantine wa Theogene maybe yego noneho barangije ngo yamwubakiye akazu gatoya akazu gaciriritse ngo atarakwiriye kujyana kuri YouTube ngo ntigahwanyije n'ubushobozi bwe ngo byibura ngo yaza ngo kumwubakira ngo etage ngo runini ngo akaba ari rwashira kuri YouTube ko yageze umutima wo kubaka nako gatoya wowe wubakisha umunwa wakoze iki yego ubushatse uguze umuntu yo kuvuga ngo wubakisha umuntu cyangwa umuntu wavuze kuri icyo kintu no bita Rwema uramuzi none se ntago yawubatse nyine
tubireke. si ngombwa kumumenya. Aya tubireke utaza tugwema n'umuntu mukuru tutaza kurengera. Oya man. Mureke. Okay, ntacyo reka tumureke. Gusa hari ugukura mu imyaka ni imibare. Ariko ntabwo yari akwiye gutesha agaciro igikorwa umuntu yakoze kubera ko ariya nta mafaranga yatanze, ntabwo bayubakiye ubuntu. Cyambere Sabe si umufundi, si umuyedi ngo basi ngo yaraprasara nubaka atera n'igishahura ashyiramo ibyo yakoze byose yagiye yishyura. Niba umufundi ashobora kuba ahembwa 8,000 n'urugero, wenda umuyedi ari 4, niyo yamuhemba iminsi 5 yaba atamuhembye amafaranga menshi kandi ko yayubatse akayuzuza akanayisakara. Hanyuma se ikintu bamunengaho ngo nuko yajyanye kwerekana kuri kamera ko yubakiye umuturage. Wowe byumva ute kuba wafasha umuntu wangiza ukajya kubyerekana kuri kamera? Umva bikwiye? Nje ndumva bikwiye cyane pe. Guteka kuko nta kosa yakoze. None se abantu babarwa mu ntwari si ukubera ibikorwa bakoze? Yego. Kugira ngo umuntu yitwe intwari nuko ibikorwa yakoze biba bigaragarira amaso y'abantu. Yego. Nawe rero niba yarubakiye umuturage ntabwo tusinze ngo yamwubakiye gute, wenda wasanga yaramwubakiye n'inzu yamuhirimyeho. Yego. Cyangwa se akamwubakira yarakodeshaga, ntago mbizi ngewe. Uko nabonye bamuserereza iby'inzu ariko ntago nzi uko byatangiye. Tugaruke kuri Clara. Clara mu minsi yashize ageze kwifata yataka Sabe. Ati Sabe sambanya abakobwa ngo abantu ngakoresha ibiganiro ibintu nk'ibyo. Wowe ni Clara umuvugaho iki, wamubona ute? Ngera buriya Clara sibyo mufata nk'umuntu ukeneye gutwika gusa kubera ko aratinyuka akavuga ngo Sabe ngo n'umuntu ukeneye gusambanya abantu. Buriya hari ukuntu ukenera kuvugisha umuntu wabona atakwitayeho ukamusebya, kandi impamvu Clara ntanamutindaho nta nubwo yuzuye mu mutwe bayida. Umuntu muzima afata se akamushyira kuri YouTube akamusimbutsa amakeri. Nje mperutse kubona ikiganiro cyiwe pe yari yatangiye neza. Birase ni ikibazo. Buretse maze nkubwire Slim Jiza yatangiye neza agira abantu inama ukuntu bagura ibibanza, anavuga buryo ki agiye kubireba, urumva nta n'ikibazo cyari kibirimo. Yewe no kugenda ku igare yatwerekaga ibyazi, nta kibazo cyari kibirimo. Ariko ntabwo yari akwiye gufata papa we umuzara ngo ajye kumusimbutsa amakeri mu muhanda kuri kamera abantu bose bareba. Ariko umva buriya ejo bundi ninkora ikiganiro kuri se azavuga ngo ninjiye muri private life yiwe kandi ari we wamwandagaje ku gasozi ku ma YouTube. Ubundi niba uri mu YouTubers kora ibyawe gusa, wirinde gushyiramo umuryango wawe kubera ko hari igihe uzashyiramo umuryango wawe nawe uvuga nabi nawe usebya bikakubabaza bikaba igikomere kitazanakuvamo. Yego. Clara none yakoze ikosa ko yafata umubyeyi we akamutwereka tukamureba. Kumwerekana uburyo yamwerekanyemo ni ibintu bitandukanye. Ubu kwerekana papa we gufata Clara akafata umwanya akavuga ati ngiye yerekaneke papa wanjye abakunzi banjye ni ikosa. Kwerekana papa we yamwerekana nk'umusaza wiyubashye, ibaze ko yasimbutse sakamukura ingofero mu mutwe. Yego se reba igihe yavugaga ngo arasitaye mu nyuma yo gusitara ngiye ikiganiro naragikurikiranye cyose ndakirangiza. Ibaze ko yakuyemo papa w'ingofero akayimufasha, urumva ngo yarangiza ngo basimbuke akajya musimbutsa amakera atambaye n'ingofero. None ndibaza kujya kuriya ngo inyota ngo ibiki yarari gusaba abayitubazi ngo bamugurire inzoga. Ese kankubaza ninde wavuze ngo afite inyota? Ngo yambaza ngo ese ngo musengo ko mbona ngo wakonje ngo ufite inyota. None yabazaga papa we ngo afite inyota kuri kamera kugira ngo abakunzi ba Clara TV show bamugurire icyo kunywa. Slim Jiza buriya ntago nshaka kuvuga ku mubyeyi ngepe mu bintu byose nkora ababyeyi baha respect yabo bakwiye. Ni ukuri ntago bikwiye ko yari gusimbutsa umusaza amakeri ngo sutama ngo rimwe bakazamuka ngo kabira gasubira hasi. Buriya nk'iyo bizakuba ngombwa ko yitura hasi yari kwibabarira. Hari ibintu umuntu akora akibwira ko ari agatwiko ariko ari ubufu by the way. No kuri kw'Imana pe. No ubufu nuko tubaho umubyeyi ukubyara mbese sinzi ngiye byarambabaje. Bundi Clara pe nta nubwo nagakwiye kuza kumuvugaho ariko ngiye kira ikintu yakoze cyatumye mfata umwanya wo kumuvugaho pe. Ko yafata urabanje usherereza Sabe uti abashaka gusambanya abantu ubonye nta gaciro bifite turoreka nzane papa birani bikisaba rimwe no kwikorera ibiganiro bya YouTube bisanzwe.
uretse umunsi ninjiye muri private life yiwe ukayinjiramo gute se ubwo ubuzima bwa papa uza ugiye kubushakamo iki wowe none we ko yamushyize ku gasi ko yamwandagaje kuri YouTube akajya kumusimbutsa make biriya ni ibyo ariko no umubyeyi we nese urashaka kwinjira mu buzima bwawe tuzagenda tumenya n'ibindi rero ibihese kandi abanje yakora biriya tuzagenda tubona n'ibindi bitandukanye kandi uzabibona ngiye umunsi namukoze ikiganiro amabarire mu isego yo mbere y'igihe ntazaze kuntesha umutwe ngo urumva ngo urabona ngo zari veni zari tarani oya ese nimba wowe azafasha umubyeyi wawe ukamuzana nawe ntabwo icyo kosa narikora bro kubera iki kandi nimba ari proud y'umubyeyi wagomba kwereka abakunzi b'umubyeyi proud rwose sha ntago proud y'umubyeyi wamusimbutsa amakeri ntago wabaha umubyeyi wawe ngo mukorere ibintu nka biriya mu bantu byonyine kumukuramo igicucu kiwe ubundi ingofero tuyita igicucu cy'abasaza yego ubwugamo bwiwe ukabumukura ku mutwe ukamwandarika izuba rikamwica ukanamusimbutsa amakeri ugasuzugura nyambuka mipaka ibyo mwamubizi njye ntabwo mbizi ubundi no mu gusaba umukobwa mu bukwe umusaza yambikwa ingofero ntago yamburwa yego none we yarayimufashe yanayiyambitse ayimukuramo amusimbutsa amakera ayifashe mu ntoki yego uze gusubira muri icyo kiganiro ndaza kukireba uze kureba neza mbwire nawe hanyuma si ubwo ibingibi uri kuvuga kuri Clara muri gupfa iki Clara njye nta kintu mpfa nawe pe cyangwa wagerageje kumuvugisha ntiyagusubiza oya ntago nigeze ngerageza kumuvugisha gusa nabonye ikiganiro cyiwe biba ngombwa ko ngomba kuza kubivuga hano kuko ni kenshi umuntu ajya ashyira umubyeyi kuri YouTube kumva mani hari ukuntu umubyeyi ashobora kuvuga ati reba ukuntu hasimbuka nk'akanyamasyo Clara bikamurya sibyo buri muntu wese aba afite uko atekereza mu mutima we ngati uriya musaza utazi no kujya muri saro ngo yogoshe ubwanwa none ntago ari wowe umbwiye ngo byabiretse nese uri gushaka vuga kuri Clara ntujye kuvuga kuri none ko yamushyize hanze se ibintu byinshi umuntu yavuga birahari byinshi niyo mpamvu rero navugaga ni ntabwo biri ngombwa ko uvuga uzana umubyeyi nushya nakuzana umubyeyi wawe ugenda umusirimu umukorere buri kimwe numara kumukorera buri kimwe umuzana ubona ari simade wowe ufashe ikote ajyana mu bukwe uri mwambitse hejuru y'umupira wa undi wanditseho ngo Rwanda nawe washaje wacuyutse umujyanye noneho mu rutoki wibaze we afashe ikote ryiza ajyana gusenga no mu bukwe mu bandi basaza arari mwambitse ngo agiye kureba ibibanza ngo ahantu none se buriya basi ntiyashyiramo n'agashati gasa neza ko n'ubundi yari yagerageje guhisha ibimenyetso Nese niba yaramwambitse umupira umeze kuriya kuri kamera utekereza ko nyuma ya kamera yambara umeze ute singa bya bikote byabije iyo bije ibyo ariko twe ntabwo bitureba erega iyo ufashe ubuzima bw'umuntu ukabushyira ku gasozi bamaze kumugabiza abandi bantu none reka nkubwire kuba yarafashe umwanya akerekana papa we ku bakunzi wari umukunzi we ku buryo uza guteraho comment none nabibonye ntari umukunzi we nabibonye ntese ese nimba uri umukunzi wabiretse ndabiretse ukabibwira abakunzi we cyangwa nabimenyerera byumve neza ko biriya bintu ari amakosa kandi ukunda uramucyaha bro njye pe ntabwo biriya bintu nabikunze none se ushatse kuvuga ko Slim Jesus kuba utarazana umubyeyi wawe kuri YouTube n'igihe ubimazemo n'urwego uriho ntiwakabaye muzana ukamushimira uti mubyeyi warambyaye none dore ibyo nagezeho mfite Slim Studio mfite Slim Jesus Entertainment mba mu gipangu cyiza mba mu makaro ntabwo nta mwivumbi si ibintu wakazanye mu mubyeyi wawe kuri YouTube ukamushimira kuki se utamuzana impamvu namuzana ni impamvu zanjye we yageze kuki cyatuma njye ntabwo nkora amavlog bari bintu n'ubufuma ni n'ubuvundera ahubwo none se reka nkubwire nimba umuntu tugira content zitanu hari igihe umuntu avuga ati ngiye content yanjye no kwereka abantu ubuzima bwanjye we nabereka uyu munsi ngo natembereye aha uyu munsi nahuye n'uyu munsi akavuga ati uyu munsi reka mbereka ndi gumwe na papa umusimbutse makeri oya wenda akantu ko kumusimbutsa makeri ariko ntabwo kari neza umwambika ikoti nyuma y'umupira wacuyutse ibyo byose simbizi nawe wanditse ari umuho Rwanda niwe imfashanyo ibyo byose nabibonye kuko burya abakobwa usubire urebere uri abakobwa nimwe mugenzura utuntu twose none baze gufata ikoti ujyana gusenga cyangwa mu bukwe aho watumiwe ukarijyana mu murima ngo ugiye guhiga ikibanza none se reka nkubaze Mimi uba aka kanya wagiye ukora ibiganiro byinshi aka kanya kuba wakifata ukajya kuwata kukavuga ku mukobwa ndetse na papa we urumva bitari bugukoreho koko bikora kuri nde wowe njye ntago njya nkangwa n'imirindi y'imbeba bro imbeba ninde se imbeba ni kirere aya Clara sorry ni Karara ahubwo Clara ntabwo yakitwa imbeba none ni iki se ntabwo Clara yakitwa imbeba kabisa
umugani ariko tuni umugani ndakubwiye ngo sinjya nkangwa n'imirindi y'imbeba. Ubwo imbeba ninde? Karara mbeba utinyuka gusuzuguza se kuri ruriya rwego. Uzi igisobanuro cy'imbeba? Ni ikihe? Mu buzima busanzwe imbeba ubundi bayijyana n'indyarya. Wari ubizi? None se si byo nyine? Imbeba wowe wita papa cyangwa yarayongeye ati imbeba wineze imbeba. Urumva imbeba kuba turi kumwe hano njye nawe turi kuganira wagena mu kanya ubundi imbeba nizo bita wagenera mu kanya turi kuganira njye nawe turi kwigana ibintu by'ibanga agera ku bandi ukahita ubivugira abandi abo nibo bita abantu nyine nako natangiye mbivuga ko ari imbeba n'ubundi. oya natangiye mubwira ko oya natangiye mubwira ko mushaka kuganira ikintu ahari mu kanya gato kumva yagishyize ahandi hantu. Niyo mpamvu umwita imbeba? None ntabwo ari imbeba nyine. Ara no umuntu urareka nkubwire njye sinjya nkangwa n'imirindi y'imbeba. Mu mugani nyarwanda ntabwo nubwo ari nanjye wana. None abantu bari kuvuga ati urashaka kumuzamukiraho? Ntabwo njye nkeneye kumuzamukiraho kubera ko mfite data ntabwo ndi imfubyi. Nagenda nkamuzana niba ari makeri nkamusimbutsa izo makeri ubutazana muryamisha hasi amukubita ahubwo. Ese hari ikibazo ubundi ari ibyabo hari ikibazo? Ariko ntabwo biriya bintu bikwiye. None nimba content yagomba gutuza mushobora kuba muri inshuti ntabwo mbizi ariko biriya bintu ntabwo bikwiye pe. Oya njyewe icyangenzaga ndakivuze ibizakurikira ntabwo bindeba. None reka nkubaze niba muri content aho gatinya mfite content yo kuzanereka abantu ndi kumwe na papa wanjye nta nundi muntu mu Rwanda urayikora uremye byari ibibazo nyine nuko ari utuzuye mu mutwe ukiburwamo akana. Hari ukuntu ugira bro bundi abandi bagiranye wowe ushobora gutakaza imwe n'ubimenye. Yego abagira purenye bundi abantu bagira burenye mu mutwe zifunga ubwonko bwabo ariko hari igihe mwitaka ugasigarana 3 agapande kamwe kajya kiyegura wasokoza umusatsi kakiyegura ugasanga n'umuyaga. Ntabwo ari byiza ko n'ibyavuga byose ajya ku rwego rwo kwanga umuntu runaka ntabwo yuzuye ibyo byo ntabwo babyemewe. Subize se sorry bas ariko nahaburwamo mana nase umuntu muzima ntabwo bavuga ngo umuntu ntabwo yuzuye. Sinzi ukuntu babivuga ikinyarwanda kiragora buriya arumva ariko reka nkubwize ukuri pe cange birayo ntabwo nabishimye. Ntabwo nabishimye pe. Wenda avuga ko utabishimye ko ntabwo ari ibisirimu. Ntabwo ari ibisirimu. Basi reka bivuge muri ubwo buryo biriya bintu ntabwo ari ibisirimu pe. Uzamu kumuhanura kumuhanura impanuro zatambutse ubu ngubu. Hari ibisirimu ugomba gukora ibyawe washaka ukaryama mu muhanda bro washaka ukanatukana washaka ukanarugwana ugakora ibishoboka byose kuri YouTube umva wifuza. Ese undi ko ababyeyi ukabahereza agaciro. Ko mbona ukonje muri kano kanya ubundi byatewe n'iki? Oya ukongeyo nababaye nyine hari igihe njya kuvuga ikintu nkumva mbuze urwego nkivugamo. Ni kubona utishimye? Kiriko nta kibazo mfite. Ninde wakubabaje? Nta muntu wambabaje n'umwe. Ninde waguciye intege? Nta muntu wanciye intege. Gusa njyewe uretse icyo kintu nendaga gutambutsa kandi bura hari igihe njya mbona commentaire nkumva umuntu aravuze ngo mimi ngo wasinze. Uzi gutanga ikiganiro umuntu akandika ngo uyu mukobwa ngo yasinze ngo ni itabi ngo ni ibiki. Nje kubereka ko ntavugishwa n'itabi ngo mbereke ko byose bishoboka. Niyo mpamvu ubona nitonze. None se mbere bwo wabaga wasinze? Nyine ikibazo sinabaga nasinze ariko hari igihe ngaragaza amarangamutima cyane bo bakabifata nk'ubusinzi. Nuko ngo watangiye gucika intege kubera abantu amagambo y'abantu? Oya ntabwo ari ugucika intege kubera amagambo y'abantu. Umuntu aba agomba kubereka ko ibintu byose bishoboka. Umuntu ntaguma kubona muri mood imwe ntaguma gufata uko yiboneye ukamwereka ko ibintu byose bishoboka. Yego yego okay sawa. None mu gihe Clara ari bubone kino kiganiro kikamubabaza sibyo wari uri gutanga wenda uko ubyumva avuga ko wenda uko ubyumva kandi burya no mu burenganzira bwa muntu ibyo bintu babyemewe ubundi byo kuba muri rights z'umuntu harimo kuba wavuga opinion cyangwa ufite uburenganzira bwo kuvuga uko yumva ku kintu runaka sibyo. Mu gihe ari buze kwabona kino kiganiro bikamurakaza akavuga ati iki gikobwa kiri kunyataka iki gikobwa kiri kunyinjira mu buzima wamubwira iki mu gihe ari buze kuba yareba iki kiganiro kikamubabaza? Ni ukuvuga ngo namubwira ngo kuri kuraryana. Icyo cyo namubwira cyane. Abakunzi ba Mimi Nyawe? Abakunzi ba Mimi Nyawe bo ndabakunda pe. Gahunda ni ya yindi ni ugukomeza tujya imbere ntihagire ucika intege kandi intego twihaye tuzayigeraho. Nicyo cyonyine. Okay dusoza ni icyanyuma nta kindi kibazo ndi bwongeye kukubaza sibyo? Turi gusoza uwo bita Mimi Nyawe
umukobwa harya channel si yitwa Minyawe TV. Okay. No mu bakobwa ariko bica bigacika. Sibyo? Hari abantu bakubona bakagufata iyindi ku rundi ruhande rwawe bitewe n'ukuntu bakubonye kuri kamera. Ndashaka ko muri kano kanya usobanura abantu, bashaka gusobanura abantu Mimi Nyawe n'uyu mukobwa, Mimi Nyawe n'umuntu ushaka iki ngiki, abantu batazabe bagumya kukubona ngo bagire ngo wenda ubugamije ko wabwira abantu nabi cyangwa se wenda hari undi mutima mubi abubwira nabi wenda ko atuye umukobwa afitanye ahorana beef n'abantu bose. Ni ukuvuga ngo Mimi Nyawe ni umukobwa uharanira iterambere. Mimi Nyawe ni umukobwa wumva ashoboye. Njye numva ko ikintu cyose ngishoboye. Mimi Nyawe ni umukobwa uba wumva ko nta kintu na kimwe cyamunanira, ibintu byose yabishobora. Urangiye mparanira kumva ko ibintu byose nshoboye, mparanira kumva ko ngomba kuba njyewe. Niyo mpamvu navuze ko ndi nyawe, ntago ndi Mimi Pirate, sindi Mimi ku ruhande, ndi Mimi Nyawe original karite ya mbere. Bamparanira ko nta muntu uzanyuzamo ijisho. Kabiri, mparanira ko nta muntu unsuzugura. Njye nanga gusuzugurwa buriya pe. N'igihe umuntu avuga utuntu ukumva ntidushinga, kwazwe tumukubita ukuri, yagusubiza wakumva ibyasubije nabyo bitagize, kongera ukamuhata byadanje. Bo bakabifatamo nka beef. Kandi Imana biba ari ibiganiro, biba ari ukungurana, kuzamurirana mu mutwe ubwenge. Kuko uko ukora ikiganiro ku muntu ejo ugafata undi, uba ugenda waguka mu mutwe, ubasha no kubona uko isi iteye. Niyo mpamvu njyewe iteka mpora niga. Ntago mfite ubwenge buhagije bwo kuba nakwirata ku bantu. Mimi ndi uwanyu, mba nkeneye inama zanyu, mukanganiriza. Niyo mpamvu nshyira nimero ku kiganiro, mukambwira ati Mimi hano wakabikoze gutya, wakavuze uku, wakitwaye gutya. Ubundi ngiye mbabazwa n'abantu batanambwira ngo Mimi byakagenze gute. Niba nshyize nimero ku kiganiro nkeneye kumamagara, nkeneye kunyandikira, ukanyungura inama, ukambwira ati nyamara ukoze bino bintu watera imbere. Uko twese duharanira gutera imbere, nta muntu uharanira kuguma hasi ngakure nk'isabune. Yego. Okay. Sawa, urakoze cyane. Nawe urakoze cyane.